reba nk'ubu ngubu amazu yacu yagwa, dukeneye ahantu ho kuba. Iminota igiye kuba ihirimye, iyi nzu mu minota igiye kuba ihirimye. Iyi do murabona hano duhagaze neza neza ni mu nzu y'umuturage. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda. Kuri ubu abantu barenga 100 nibo bamaze kubarurwa ko bishwe n'ibiza ndetse n'imvura yarayiguye ikibasira by'umwihariko uturere twa Ngororero, Rubavu na Nyabihu, Rutsiro na Karongi mu ntara y'Uburengerazuba. Nko mu murenge wa Bwishyura, imvura yarayiguye yatumye urugo rw'umuturage umwe rugwirwa n'umukingo. Mu bantu 8 bari baryamye muri iyo nzu, 3 bahita bahasiga ubuzima, abandi batapfuye kuri ubu bakaba bari mu bitaro barembye. Yakabaje cyane rwose petero ngo ubuyobozi bw'icyo budufasha, twifuza no uko ubuyobozi bwadufasha kuko n'ubundi bwa mbere bibaye amazu yahirimye n'ibindi byose, abaturage babuze aho barara kugira ngo badufashe kugira ngo tubone aho turara, wenda uyu munsi wenda badukize badushakire nk'icumbi twimuye. Ni ibibazo nyine byanadutunguye, ubu ngubu nta nubwo tuzi ko turarara hehe, niyo twabona iyo tujya ntitwabona ngo turarara kuki. Ni ibibazo gusa, reba nk'ubu ngubu amazu yacu yagwa, dukeneye ahantu ho kuba. Iminota igiye kuba ihirimye, dukeneye ahantu ibintu byo kuraraho, ibikoresho byacu byose byo mu nzu. iyi nzu mu minota igiye kuba ihirimye. Iyi do avuga uru ni urugo rwe rwagiye nijoro, mbese murabona yaratuye hejuru y'umuhanda, umuhanda wari uri hejuru y'umugezi, ariko amaze kutubwira amateka ngo y'ukuntu byagenze. We yumvisha imvura iguye yumva birasumye ahita abyuka, kubw'amahirwe rero asanga biraza, ageze hanze saa 8 biragiye, yumva inzu irarigise. Nuko dore urunguha ngaha niho hari urutindo rwari ruherereye rwose hakurya, rwafataga hariya hakurya mureba abanyeshuri niho urutindo rwari rufatiye, ariko rwaje ruturuka hano umugezi wa mazi yuzuye, araturuka hano hakuno ararwikorera rwose, rwagiye ararumanura rurenga epfiriya. Dore aba ni abanyeshuri mubona bigaga bambukaga hano hakuno, ariko bose bari hakurya. Dore aba ni bamwe mu barimu bigishaga kuri kigo kiri hakurya, babuze aho banyura agahinda kabishe, birababaje ariko ntabwo byoroshye. Murabona hano duhagaze neza neza ni mu nzu y'umuturage, umusaza mubona uri hariya, aba ni abaturage bamwe. Dore rwose uko byagenze, umusaza we n'ikibazo, akeneye ubufasha, ubutabazi, ntabwo byoroshye byagiye. Ni abanyeshuri mubona, dore hano mubona niho urutindo rwari rutangiriye, ukambuka uyu hano hakurya, hano wari ukiri umuhanda, hariya kariya gasina mubona gatereye niho urutindo rwari rutangiriye rukagera rugafata hakurya, ariko murabona ko hose Vishadukuia, sio ni hatari bwana. Hii ni barabara hii ni barabara, haiko kusema ni barabara hii. Guverineri w'intara y'Uburengerazuba Habitegeko François yatangaje ko kugeza kuri ubu ibikorwa by'ubutabazi biri gukorwa. Teje biza ariko ikibabaje cyane byahitanye imiryango
y'abantu benshi, mboneyeho no kwihanganisha abaturage bacu n'imiryango yagizweho ingaruka n'ibi biza. Iyo urebye byibasiye cyane akarere ka Rubavu ndetse na Ngororero, naho hari benshi cyane, ariko za Rutsiro, za Karongi, aho hose abantu bagiye bitaba Imana, inkangu zikamanuka zigasenya amazu, akagwira abantu bagapfa. Ibyo n'ibijyanye n'abantu, umugezi wa Sebeya wuzuye wagose abantu muri kariya gace ka za Nyundo, imihanda yafunzwe, n'ibintu ubona bitameze neza. Ariko yenda nagira ngo muri aka kanya, kubera ko tugikurikirana ibibazo byatewe n'ibi biza, nsaba abaturage bafatanye barebe bagenzi babo niba hari uburyo babatabara. Inzego z'ibanze ziri kubashishikariza kureba niba hari icyakorwa. Hari ababaye bafatiwe mu mazu yaguyeho tutaramenya ibyabo, ariko turakomeza kubikurikirana n'inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ibanze. Turi kumwe gushakisha uburyo abantu batabarwa, yenda ababa bagwiriwe n'amazu cyangwa se ab'imigina n'imisozi yagiye imanukira. Iyi mvura yaguye mu ntara y'Iburengerazuba bwose, gusa mu turere twa Nyamasheke na Rusizi ntabwo haravugwa ibibazo byihariye, ariko ahandi hose abahatuye bagize ibibazo bikomeye. Ikigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere mu Rwanda Meteo giherutse gutangaza ko muri Gicurasi umwaka wa 2023 ari ukwezi kuzarangwa n'imvura iri hagati ya milimetero 50 na 200, ikazaba iri hejuru y'imvura isanzwe igwa muri uku kwezi mu bice byinshi by'igihugu cy'u Rwanda. Reba nk'ubu amazu yacu yawe dukeneye ahantu iminota igiye kubihirimye. Iyi nzu iminota igiye kubihirimye. Iyi do murabona hano duhagaze neza ni mu nzu y'umuturage. N'ikibazo ukeneye ubufasha, ubutabazi, ntabwo byoroshye byagiyemo. N'abanyeshuri mubona dore hano mubona niho urutindo rwawe rutangiriye ukambuka. Uyu hano hakurya, hano wari ukiri umuhanda, hariya kari agasina mubona gatereye, niho urutindo rwawe rutangiriye rukagera rugafata hakurya, ariko murabona ko hose. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.